ndacyari papa wawe, ndaza gukora ibishoboka byose kugira ngo uze kumera neza, ubyare neza, gahunda zose z'ubuzima bwawe tugumye tuzikurikirane. Gusa wenda ndabona utishimye, wenda kubera ko ushobora kuba waraturakariye ku buryo bukomeye. Reka twabuze na nimero yawe ya telefone wayivanyeho, niba wari kuyivanaho, niba warayikwibye, niba hari ikibazo wagize, niko kanya nari mbonye ko kubikubaza. Ese uragenda ntunahamagare, niba twe dushakishije uburyo twagushaka kuri telefone tukubone, ko byarakunaniye kuduhamagara, niba tubwire ngo mperereye aha ngaha nagize ikibazo runaka kugira ngo tubure uburyo twagufasha. Papa, ibyo tubyihoreye kuko n'ubundi nta kintu nakemura. Naho ibyishimo byo ntabibona gute, nigute nabona ibyishimo mu gihe uwari uzi ko ufite umuryango ugasanga nta muryango ugifite. Ubu ngubu mwanjye nibara nkaho tubireke nako. Oya mbwira nta kibazo, none se ko aricyo cyanyicije aha ngaha kugira ngo tuganire. Uracyari umwana mu muryango, uracyari umukobwa wanjye kandi nkunda pe. Urumva rero ntugire impungenge, wongere unyisanzureho, umubwire ibyo unyifuzaho. Wenda ibyabaye byarabaye, haba ari intege nkeya twaba twaragize mu kugushaka, haba ari intege nkeya waragize kugira ngo duhamagare, ibyo ntubyiteho, ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe. nguteze yombi ugomba kuyaneka. Nashaka kubatumira. nahise mubukwe Kanya kandi ko wihuta nakubwiye ubwo tuzakora rimwe njye nawe kuko n'ubundi twabivugiye rimwe, twakundiye rimwe, tuzanakorera rimwe. Umva ndashaka nyine shira wanjye azaza mu rugo nyine gukura n'ababyeyi n'iki. Rero ndashaka kuzamukana sheri wanjye uko usigaye wambara, niba uzabikuba gatatu simbizi. Ubu wenda kwizera sheri, ndakwizera icyangwa uri Kanyana. ariko Kanyana serivisi yamubera akajya Serivisi ye. arimo amwakira. Hehe, nzamwiyakirira. nawe si umusheri wagira ngo ni Iyo bigeze kuri we ndakubwiye njye nzamwakira, muzakira abandi njye mwakira. wicaye wicaranye nawe muzaba mwinjira. Oya ngomba kwiga kumwaka ya sheri, kumwakira njye nkamwakira, ntumwakerega none reka tuwukosore nakure yaje kereka ari mu bukwe. ujya nakure ugiye kumwereka ababyeyi nyine usaba wicaranye nawe, nyine muzicara nawe ubibwira ababyeyi, noneho muri cya gihe Kanyana kandi babizi ahubwo nyine uzaba waje kumubereka, sibyo gikorwa kizaba cyabaye. nyine umufateho umwiryeho gutyo umwicare iruhande, Kanyana nawe icyo kunywa akibahiza. niba uzaba udusabiye arambaye nene ugomba gusa neza sheri, bikomeye ugomba gusa neza kuko uriya munsi rega agomba kubona ko ugira gahunda ufite n'inshuti zizi no kumva. oya ariko ndashaka ko umuntu amenya na by the way. Sylvie abashe kuba yakiratira uyu mukobwa Kanyana ko afite umukunzi, kandi twabonye ko umukunzi wa Sylvie ari we uyu mukobwa Kanyana akunda. Rero urumva ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Iyi episode igiye kuba yaryoha kurushaho kubera ko tugiye kubona abantu babiri bari mu rukundo barimo bakunda umuntu umwe. Urumva ko bigiye kuba byiza cyane. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba uri kureba iyi video, jya hasi muri comment utangemo igitekerezo cyawe, kandi nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo tuzajye tubasha kuba twareba ko kuri uyu munota hari abantu twari turi kumwe. Kandi ntiwibagirwe gukanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi ngusobanurire ikintu kigiye kuba cyakurikira muri iyi episode iri imbere igiye kuba yaza, kubera ko hagiye kuba hazamo ibyiza byinshi cyane, kubera ko tumaze kuba twabonamo n'ibya mbere ko byatangiye kuba byaza kuba uyu mukobwa Kanyana agiye kuba yarwanira umugabo na Sylvie. Twese twabonye ko uyu mukanyana akunda uriya musaza wa Iribagiza. Ni ibintu byiza kuba Kanyana yarabashije kuba yakunda uriya musaza wa Iribagiza Rurangirwa, ariko Kanyana ntago yigeze abimubwira. Yatumye mama we ngo abashe kuba yabimuvugira, ariko mama we yarabimuvugiye. Ariko icyiza nuko twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza yikundira uyu mukobwa Sylvie. Twabonye ko yagiye kuba yanamudepoza. Rero iyo Sylvie yari amaze kuba yatumira Kanyana
kuba yaza akareba umuhungu we, se bizagenda bite? Abantu barimo kwibaza ibi bibazo byose turaje tugende tubibasubiza kuri iyi episode igiye kuba yakurikira iyi ngiyi, kubera ko ibintu bigiye kuba byarushaho kuba byiza. Kandi ntago ari ibi gusa turaza kuba tugaruka ku bintu byinshi byagiye biranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko hari ibintu byinshi byabashije kuba byagarukamo, kandi hari amasomo turabasha kuba twakigira hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Ndaza kuba nababwira harimo amasomo menshi twagakwiye kuba dufata. Rero Sylvie ibintu abashe kuyakora, abantu babonye ko akoze ikintu kizima bajye muri komenti babashe kuba babivuga, kubera ko uyu Kanyana na Sylvie ntago bazakiranuka. Kanyana namara kuba yabona uriya musore ngo ni Rurangirwa, kandi nawe ariwe mukunzi yavugaga afite akunda, kandi uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba ibindi bigiye kuba byazamba hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero ntabwo twakirengagiza ibindi bintu biraza kuba byazamo, ariko nuko ndi kugenda mbaciramo mu ncamake y'ibintu bigiye kuba byakurikiraho, kubera ko tumaze kuba twabona ko iyi filimi itangiye kuba twagera ahantu haryoshye cyane kurusha uko byari bimeze. Twabonye ko Rugema arimo aganira na wa mukobwa we, Isimbi yabashe kuba yagaruka. Rugema rero yari arimo aganira nawe atongana cyane, Isimbi amubwira ko Rugema atakiri umubyeyi we, ahubwo kuba yaragarutse mwa runo rugo ari impamvu z'umwana we atwite, kugira ngo azabashe kuba yarera umwana we neza. Rero ni ibintu byiza cyane kuba Isimbi yaremeye kuba yagaruka hano mwa runo rugo, akabasha kuba yarera umwana we neza, kandi bikaba ari byiza kuba yagarutse. Ariko ntabwo ari byo twabonyemo gusa muri episode yashize, nibyo ndi kugenda mbibutsa. Nimba nawe hari icyo ubona kitigeze kizamo, ujya muri comment ubashe kuba wakitubwira, ariko turaje duhite dukomeza n'ibigiye kuba byakurikira muri seri yacu iri imbere. Tugiye kuba twareba ibintu bigiye kuba byakurikiraho. Twabonye ko rero uriya mukobwa kandi Isimbi yagiye kuba yajya kwa Cyusa, akabasha kuba yamwereka ko atwite akeneye uburenganzira bw'umwana we. Rero Cyusa yamukoreye ibintu bitari byiza cyane, kubera ko Cyusa yabashije kuba yakihakana uriya mwana Isimbi atwite. Cyusa yabyihakanye abivuye kure, amubwira ko atari we wateye inda. Se Cyusa ari mu yahe, arimo aratekereza iki? Byose uraza kuba wabisobanukirwa. Iyi filimi yabashe kuba yarangwa n'ibintu byinshi kandi byagiye bishimisha abantu babona ko iryoshye. Mujye muri comment mubashe kuba mwabitubwira, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yagera ku rundi rwego. Tutangiye kuba twabonamo ibindi bintu tutari twiteze ko byazamo, kandi twabonye ko uriya mugore mama Kanyana yagiye kuba yakegera Rugema ngo abashe kuba yamusaba ibintu nyine by'abantu bakuru, ariko Rugema yabashe kuba yamuhakanira, amubwira ko badashobora kuba bararana mu buriri bwa Nyiranambara mu gihe Nyiranambara adahari. Rero uriya mugore mama Kanyana urumva ko yasebye cyane hano, kubera ko Rugema yabashe kuba yamwangira ibintu yari arimo ashaka. Rero ni ibintu byinshi byabashe kuba byaranga iyi filimi turi kugenda tugarukaho, kugira ngo tubagezeho n'ibigiye kuba byakurikira. Ariko Cyusa ibintu yabashe kuba yakora ntago ari ibintu byiza cyane, kuba akunda iribagiza akaba yarabashe kuba yatera umukobwa inda bwa mbere Isimbi, yakabashe kuba yemera umwana, yuko twarabibonye ko ari we bari baritiriye iribagiza uriya mukobwa Isimbi. Cyusa abasha kuba yamutera inda, ariko yabashe kuba yakihakana umwana. Rero Cyusa ntago ari ibintu byiza cyane yabashe kuba yakora, kubera ko iyi filimi itangiye kuba yagera ahandi hantu ku rundi rwego utabasha kuba wakiyumvisha. Igiye kuba yaryoha kurushaho uko twari tuyisanzweho, igiye kuba yarushaho kuba yaryoha cyane. Rero Cyusa ibintu yabashe kuba yakorera uyu mukobwa Isimbi ntago ari ibintu byiza cyane, kubera ko yabashe kuba yamwihakana, akamubwira ko atari we wateye inda. N'iwabo barimo bumva iwabo kwa Cyusa, uyu Isimbi yari yageze kwa Cyusa. Urumva ko ibintu bitangiye kuba byahinduka, bigahinduka ibindi tutari twiteze. Abantu bansabye Isimbi kuba namubazanira, agiye kuba yaboneka hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kandi nabashe kuba namuzana, abasha kuba
kuba yagera hano. Ibitekerezo byawe nawe ni ingenzi by'ikintu ushaka ko cyazaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba ubona kitari kugenda neza muri ino minsi, ubashe kuba wakitubwira. kandi nimba nta n'igitekerezo ufite kanda kuri ayo emoji y'umutima aho hasi muri komenti kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu kuri uyu munota, kandi ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kubera ko ibintu bitangiye kuba byadutungura hano tubashe kuba twagera. Iyi filimi igiye kuba yaryoha noneho kurushaho kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ese uyu mukobwa Kanyana namara kuba yabona ko uwo musaza wa Iribagiza ari we sheri wa Nuza w'uyu mushiki wa Cyusa azabyifatamo gute? Byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Reka tube twatangira filimi yacu uburyo igiye kuba igenda. Nuko twabanje kubagerera ngo tubanze turebe ko hari abantu baba turi kumwe, kandi nimba ubashe kuba wagera kuri uyu munota ujya hasi muri komenti ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe. Rero ukuntu ibintu bigiye kuba byagenda hano muri filimi Inzira y'Umusaraba nuko uyu mukobwa Kanyana na Sylvie bagiye kuba barwanira umugabo. Rurangirwa agiye kuba yarwanirwa n'abakobwa babiri. Uri kumva ko Rurangirwa agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane musaza wa Iribagiza, ariko ntabwo ari byo gusa twabashe kuba twabonye ko na Iribagiza yibereye mu cyaro ari kumwe n'abakamarade barimo baramwitaho kandi ibintu bimeze neza. Batangiye kuba bamwigisha umuco wo mu cyaro. Rero Iribagiza yabashe kuba yakunda uburyo bakamarade bibereyeho mu cyaro, nubwo bataye ingo zabo bakabasha kuba bajya mu cyaro, bakabasha kuba bajya kurwanira Iribagiza, ariko bamweretse ubuzima babayemo, yuko babayeho mu buzima bubi, ariko Iribagiza yatangiye kuba yakishimira ubu buzima kubera ko ari ahantu atuje, ariko ngo ashaka kuba yanywa undi muti wa kabiri kugira ngo abashe kuba yakibuka. Urumva ko Iribagiza namara kuba yabona umuti wa kabiri ibintu bizaba bibaye neza, nibwo azabasha kuba yakinjira mu bukwe na Cyusa. Ariko Cyusa agiye kuba yajya mu ihurizo rikomeye cyane, yuko uyu mukobwa Isimbi ibintu agiye kubasha kuba yakora ntabwo ari ibintu byiza cyane. Agiye kuba yabasha kuba yatesha umutwe Cyusa kugira ngo abashe kuba yakemera ko uriya mwana Isimbi atwite kari uwe, ariko Cyusa arifuza ko Isimbi yabasha kuba yatorongera akabasha kuba yasubira aho yavuye, kubera ko Cyusa yari amaze iminsi ari mu mahoro, ariko kuva uyu mukobwa yabashe kuba yagera mwa runo rugo kwa Rugema agiye kuba yakongera kuba yazambya ibintu bigiye kuba byasubira rudubi, kubera ko Isimbi mwese muramuzi ni umuntu utabasha kuba yakumvikana, ariko twabonye ko yaje yaracishije bugufi akabasha kuba yagabanya ubukana yari afite, yarize isi yarasobanukiwe. Ariko byose tugiye kuba twabireba uburyo Isimbi agiye kuba yakifata muri iyi minsi, agiye kuba ari kwa Rugema ategereje ko abyara kugira ngo umwana we abone ubutabera. Ese Cyusa arabasha kuba yabyifatamo gute kugira ngo abashe kuba yahosha Isimbi, kubera ko Cyusa ari we wabashe kuba yamutera inda, ariko Cyusa yagumye yihakana uyu mwana avuga ko iyi nda atariye. Rero Cyusa ni ibintu bikomeye cyane yabashe kuba yakora muri ino filimi, kubera ko Cyusa atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, kuba yakihakana umwana kandi abizi neza ko yaryamanye n'uriya mukobwa Isimbi. Rero ni ibintu bitangiye kuba byaba ibindi Cyusa mwari mumuzi nk'umuntu witonda utagira amakosa yakora, ariko atangiye kuba yakora amakosa yo kuba yabeshya ko iriya mwana Isimbi atwite atari uwe yabivuze, yemye abivugira imbere y'ababyeyi be ndetse na mushiki we. Uri kumva ko Cyusa atangiye kuba yakora ibindi bintu bihambaye, kuba yatangiye kuba yakihakana uyu mwana, kandi twabonye ko afite ubukwe mu minsi iri imbere we na Iribagiza, nubwo Iribagiza adashaka kuba yakora ubukwe ataranywa umuti wa kabiri. Rero ni ibintu bikomeje kuba byacanga abantu benshi muri filimi Inzira y'Umusaraba, ariko nizere ko bamwe mutangiye kuba mwasobanukirwa buri kimwe gitangiye kuba cyakurikira hano tubashe kuba twagera. Kandi nimba ubashe kuba wagera hano tukiri kumwe, reba iryo jambo ryanditseho subscribe ubashe kuba warikandaho kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kibera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko tubagezaho ibintu byinshi kandi bigiye bitandukanye. Twagiye tubonamo ibintu byinshi, amasomo akomeye hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, kugira ngo mubashe kuba mwakumva kandi mubashe kuba mwasobanukirwa ibintu bigiye
kuba byakurikira, maze kubasobanurira muri bimwe, ariko ntabwo twakirengagiza ibindi bintu byabashe kuba byaranga iyi filimi, kubera ko Rugema nawe atangiye kuba yakora ibintu bitari byiza cyane, kubera ko ari we wagambaniye kamarade na Emile kugira ngo babure umuti, akabasha kuba yabatwara uriya musaza, akabasha kuba yabacyura. Urumva ko Rugema ibintu atangiye kuba yatekereza nawe bigiye kuba byamugora, kandi twabonyemo andi masomo menshi agiye akomeye. Twabonye ko uriya mugore mama Kanyana ashaka kuba yaryamana na Rugema, ariko Rugema yabashe kuba yamukanira, amubwira ko afite mama Isimbi we, kandi n'uyu mugore twabonye ko mama Kanyana ari umugore wa Rugema se. Mama Kanyana arabasha kuba yabyitwaramo ute kino kibazo yari ahuye nacyo, kuba yashaka umugabo akamubwira ko arya kandi aba ahantu heza yamuzanye mwa runo rugo ameze nabi, inzobe yarahindutse igikara, none akaba atangiye kuba yahinduka inzobe. Rero Rugema ni ibintu byinshi yabashe kuba yakora hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, ariko n'uyu mugore mama Kanyana nawe yamubwiye ko ibiryo gusa atari byo yaje kuba yashaka hano mwa runo rugo cyangwa ubundi buzima, akeneye n'ibindi bintu kandi byangombwa. Uri kumva ko Rugema nawe atangiye kuba yatererana uyu mugore we wa kabiri mama Kanyana, kandi yarageze ahantu ibintu bimeze neza cyane. Rero nimba ubashe kuba wakumva cyangwa ukabasha kuba wasobanukirwa muri bimwe byatambutse hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, reba iryo jambo ryanditseho subscribe urikandeho, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe, kubera ko ibitekerezo byawe ni ingenzi, kandi hari abantu bibasha kuba byafasha kugira ngo nabo babashe kuba bava aho bari bagere ahandi. Rero hano twabonamo amasomo akomeye kandi twabasha kuba twakumva. Nawe nimba hari isomo ubashe kuba wakuramo hano, jya muri comment ubashe kuba waritubwira.